Bityo utaza gutuma mpamagara Kiramani muri iki kiganiro urumva utaza gutuma mpamagara naza kukwibutsa we naza kukwibutsa utaza gutuma mpamagara nushaka umuhamagara ngiye nta kibazo mfite kabisa ndanamukatira kumukatira live hanga ntabi siko numva uri kubigira ibintu byanga ukagira ngo ngenda wenda njye mfite ubwoba muhamagaza telefone yawe yanjye sinamuhamagara kubera iki muhamba mubaza iki ndahamagara umuntu utanzi nta n'ikintu biri mu marire ndasohora video muri kumwe asohora video muri kumwe reka na dashboard yesi nabona yigezeho ya prodinga nge turi kumwe naho ngaho urengeye reka kwa Irene hari amagambo wavugiyeyo kimwe yuko ari n'amagambo witwa Kiramani yavugiye kwa Irene no yavugiye yuko atakuze mutanakoranye wavuze amagambo agira ati mu witwa Kiramani murebe neza ashobora kuba arwaye none umuntu kwakorana imyaka ingahe karanyirigije ibyo wabitindaho ntabwo wabitindaho kuko iyo ndwara ujye muri televiziyo kujya muri telefone yego wandikeho yego wandikeho ngo ariya iyo ndwara yitwa amnesia nari nyibagiwe yego amnesia ni indwara urwara ku buryo wibagirwa buri kimwe ibyo mu gihe gito no mu byo mu gihe n'iby'igihe kirekire biturutse ku mpamvu zigiye zitandukanye bishobora kuba ari stress bishobora kuba ari akazi kenshi bishobora kuba ari ibintu wabayemo bigukomeretsa nyine bishobora guturuka ku bintu byinshi ugenda usome ingaruka za amnesia zituma umuntu yibagirwa kuki yibagiwe mitsutsu niyibagiwe rwahata niyo mpamvu ntagomba kumurenganya kuki mu bantu bose yibagiwe nakubwo n'imitsutsu wenyine mu bantu bose baziranye kuki ari wenyine yibagiwe ubizi ute Kiramani twaye twumva ngo yayobewe hataha ubizi ute none reka manana nakubwiye Kiramani yavuze ko yibagiwe Nsabi uretse gatoya uzi ukuntu itangira ifata se itangire wibagirwa gakiga yego uyu munsi ntibagirwa Kingira ariko ntaribagirwa Darius yego ejo nkajya kumva urangarutsemo ndakwibutse ukongera ukibuka uribagirwa ukongera ukibuka mo gake ibitarakomera nkagiye mbyuka nkasanga bose nabibagiwe igenda ifata gakiga igenda ifata ibice by'ubwonko hari ibyitwa bya matrice biva mu bwonko uri kumva matrice ziba mu bwonko mu gace k'ubwonko hano inyuma matrice iba mu bwonko aho ngaho inyuma yego hari ibice uzabaze mwana afunze yego azakubwira hari ibice bya matrice iba mu bwonko mwana afunze yita ifatamo uretse gato nisabire mwana afunze yego dufashe udusobanurire indwara amnesia uburyo ifata n'uburyo umuntu ayirwara n'ibiyitera nubwo uburyo bisobanura tutabusobanukirwa neza ashingiye kuki ngari ushaka gusobanura ari ukuru nawe ashyiramo ngibi bibanda agashyiramo ibice ngo ufate bivange cyo bigahita bigucanga ngo birabyara urumuri rwa kilometero ibihumbi magana atatu izo rumuri rwose ngo nurufata ukaruhuza n'urw'imyaka 3 n'imyaka 3,000 rero adufashe yego ayidusobanurire Kiramani ushatse kuvuga ko arwaye amnesia bivuze ngo yibagiwe ko mwakoranye yibagirwa yuko akuze nyuma y'igihe gitoya yongera kwibuka ko mwakoranye aragupostinga arampostinga gira ubutumwa utanga kuri Kiramani mitsu kuko bino bintu nta butumwa ndi bumuhe uretse gatoya nta butumwa ndi bumuhe kuko na kino kiganiro ntari bukibone
ushingiye kuki bashobora kukimubwira mwahura ukakimubwira yataha agera mu rugo byakibagiwe se byakibagiwe nose kiraza kuri telefone nta subscribe yakoze ibara nayikoze barakimusharinga njye Kiramani ubyitegure ko kino kiganiro ndakigusharinga ntago ari ukibona arahuzwa n'ikizi singaho kandi areba ubutumwa namwandikiye kuvuga ngo Kiramani ari kureba ikiganiro uko kiri kugenda amagambo ndi kugenda mvuga ubwo we ayo nabanjirijeho ajya kugira nko ku ijambo rya 10 irya 3 n'irya 4 n'irya 5 yaryibaye bigenda byisi n'ubundi njyewe nta kibazo mba mfite kuko duhura ari nk'undi muntu mushyashya ari kubona ari nk'undi muntu hari umuntu bambwiye ufite indwara arwaye hano mu Biryogo utera intambwe akazamuka gutya kongera akamanuka kongera akazamuka kongera akamanuka none wowe ngo iyo avuye hano yego agasubira ruguru kongera akagaruka handi yarari ngahita abona ari ahantu hashya nagabo yibuka ko yageze ngahita abona ari nk'ibintu bishyashya ngabonye yasubira amakoko akabona ni hashya ibintu byarahindutse ibintu byagoye agasubira mu rugo agasanga nabwo ni hashya harutse byageze bite ukabona kubise kudeta yarahe kugurya munsi guri yagera agasanga imihanda basize amarangi riko yego sanga basize amarangi riko yego bivuze ngo Kiramani ashobora kura kino kiganiro akagera ku munota wa 10 ibyavugiye ku munota wa mbere atabyibuka none se nk'abavandimwe be mwakoranye kuki washyize imbere kandi ngewe nshaka kumujyana kwa muganga mufashe Kiramani ariko azava mu bitaro ari uko yanyibutse nyamara Mitsutsu nkunda kukubwira ngo nyine banza wumva ushobora ko warakoze ikintu cyababaje Kiramani cyane njye nkubwiye ngo agomba kuva mu bitaro ariko yibuka mu gihe ataranyibuka wowe uzajya kumuvuza indwara yitwa Mitsutsu mu gihe ataranyibuka mube mumuguma nanyibuka fata ishano no yorohewe nataye ushobora kuba warababaje umuntu witwa Mitsutsu ku rwego rukabije nako ko warabaje Kiramani Mitsutsu ushobora ko warababaje Kiramani nshingiye kuki yakoranye n'ababaza umuntu ntazi yakoranye n'abansabe itonde akorana na Nyambo none subizi gutebo katabibagiwe muri abo bantu ako nabyo avuga ubizi gute katabibagiwe yaravuga nuko yabyibagiwe kuba atabivuga zagize ngo hari ikindi kuko yabyibagiwe byibagiwe iki ibyo biri kuvuga we yarabyibagiwe ntabwo yuko ko akoranye na Aisha na Nyambo na bansabe arabyibuka akometse we na Kiramani mwakinze ibintu bikarangira wateye intambwe kuvuga ko Kiramani arwaye koko mukiyunga bikarangira tujye kwa muganga no muziyunge badupime nawe bagupime ntuzajye umubare kandi ngo banze badupime ariko nakipimisha nta muntu ubura indwara aho gusanga ndwaye ibisazi yego ariko ngewe ni ngomba gusa kingira aruzi ikintu muri Kigali yego subiramo ngo muri Kigali muri iyi Kigali nongere mbisubiremo yego kingira muri iyi Kigali ntabwo ushobora gutungamo inzu utari umusazi ushingiye kuki abantu bose batunze inzu muri Kigali ni abasazi ushingiye kuki ushingiye kuki nudasara uzi ukuntu kubaka inzu muri Kigali bigoye uyubaka wasaze n'ibisazi ku izina ry'Imana ushingiye ese nta n'ubwo urabimenya bari kubaka muri Kigali nudasara niyo nasara mu gushaka amafaranga ariko uzi ngo gushaka amafaranga ntabwo uzayubaka hasi hejuru gushaka amafaranga kubaka inzu muri Kigali birasaba kuba umusazi
Kigali ukubaka inzu ugatunga icyangombwa kikwanditseho cy'ubutaka mu gushaka amafaranga kugira ngo abantu bataza kwitiranya ibintu. noneho utari umusazi ntiwabona amafaranga. Abantu bataza kwitiranya ibintu. noneho utari umusazi Yego. wabona amafaranga. Abatayafite nibo bazima se. Yego. Abadafite amafaranga muri Kigali nibo bazima. Yego. uri kumva? Yego. birasaba gusara kugira ngo dutunge amazu muri Kigali. Nubona utaratunga inzu menya kuri muzima. nta miliyoni ufite kuri konti twakuvatika ngura akabanza menya ko utarasara. Menya kuri muzima. Menya kuri muzima. Ufite ubuzima buzira umuze. Ukuri kw'Imana. Zaburoni ufite ikibazo muri Kigali? Nta kibazo ugira muri Kigali. Muri Kigali. Aragifite. Ufite inzu muri Kigali? Zirahari nyinshi ntago ndayiyandikisha. Kubera icyo utarayiyandikisha. Ntarishyura duke. Kuko ntarishyura. Utarishyura nde? Nyiri iyo nzu nyine byanditseho ubu ngubu. Bivuze ngo irahari ariko utaragura. Ntago ndayuzuza. Wowe uracyari muzima. Wowe ntago arasa. Ubwo ngubu twese turacyari bazima. Kuko nta nzu dufite muri Kigali. Ushaka kuzuza inzu muri Kigali ukayitera amabati nk'ariya y'umutuku ndi kubona, aho utuye mu kazu keza kakwanditseho. Ufite ikibazo mu mutwe. Wowe warasaze. Utari umusazi. Ngabo ari abamotari. Niba dasara. Baracyari kuzima. Mu minsi yashize twabonye uwitwa Kerema, kano kanya watawe muri yombi, yubatse ikigo cy'ishuri nk'uko mu nkuru yabivuze, kijyamo abana bagera kuri 80 bakeka. Nesa iramusura imusaba kwagura, agura ahandi hantu, amaze kugura ahandi hantu aratangira arubaka. Mu minsi yashize twabonye barimo basenya icyo kigo cy'ishuri cyenda yarimo yubaka, ajya kuri Instagram yandika amagambo arenza yuko ahombye miliyoni zigera kuri 70. Mitsutsu ukibona biriya bintu watekereje iki? Aho Kerema barafashwe n'inzego z'umutekano zigakora akazi kayo. Kerema ari mu mafuti. Kumva? Yego. Hari n'urwandiko yanditse asaba iki? Imbabazi. Yari ari mu mafuti rero. Yego. Uzi wakongera iki? Yari mu mafuti nyine. Ku bantu bivugwa yuko yahaye ruswa, kuko mu nkuru yasohotse yavuze ko atari we watanze ruswa. Yego. Ako hari abayobozi ngo bayiriye, harimo ngo aba engineer ngo yari ayize ariko iyo ruswa. Ko numvisha bivuga. Oya bivuga ngo niko numvisha. Ko numvisha mu nkuru babivuga. Mu nkuru zanditse si wowe byivugiye. Yego. Mu nkuru akoranye na Reverence Papi. Yego. Abaye undi wayitanze akaba bizi aba ari umufatanyacyaha. Si byo se? Gusa iki ni kintu nenga wenda abantu babishinzwe. Bana ntabwo nenga leta. Ariko ndanenga abayobozi babishinzwe kuva inzu iva hasi ikagenda ikagera hejuru bakanayigiramo ikabona gusenywa nyuma nuko irimo ibindi bibazo by'abantu ku giti cyabo. Inzu ikageraho isenywa ngo nuko itubatse ahantu hatemewe. Ni cyangombwa kitemewe. Umudugudu nta muyobozi igira. Umuyobozi w'umudugudu. Yego. Bamutekano. Hariho n'abatwara sibo rega. Abatwara sibo. Yego. Iyo nzu yazamutse gutigera ahantu hose nta cyangombwa cy'ubuziranenge ifite. Kandi abayigi ngo bari barakinyere kuri 900. Nyine bakenyereye kuri 900. Ayo 900 nayo ni ngani bayarya turebe ko barayaruka. Sigura bizi kagiye hari ayo 900 bwo. Barayaruka. Hari ibintu byaje bisimbura ayo 900 bita izahabu. Ihazabu. Yego. Ihazabu. Yego. Ariko ni ikibazo. Kerema nta kuntu atababara.
kandi kari agahinda karanakenewe si byo se karanakenewe nyine kuri we nta kuntu katabaho kuko niba inzu yarayizamuye numvishe ngo hari n'abana yagiye afasha kwishyurira mituweli abaturage uri kumva ibyo bintu ni ikibazo kiri mu bayobozi ntabwo ari ikibazo cy'inzu ntabwo ari ikibazo cy'iki ni ikibazo cy'inzu na ba nyiri ibikorwa bigashobora kuba byaba birimo ihangana bishingiye ku kintu bamumpe nanjye ni muntu kingira mwaramuhaye 900 mutageze kuri njye w'akarere bamubwiye yuko natayatanga atazavoma amazi ari ahantu ngo ayahanywere ntabwo ari we wenyine uzayanywa mu nkuru birimo ntabwo ari we wenyine uzayanywa kugira ngo umenyeshe ko atari we wenyine uzayanywa buri kantu ku munsi w'ejo ati ese nimba Kerematuzi w'umunyabwenge atanga ibihumbi 900 kugira ngo yemererwe kubaka kandi abizi yuko wenda hari izindi nzira yakanyuzemo akabona icyangombwa ese icyo cyangombwa kiragurwa cyangwa ibyo 900 reka tureke kujya mu bintu byinshi iyo 900 ni igiti ni ruswa ni ruswa nyine watanze ruswa yaribazaga ngo yakire bose barafungwa yaribazaga ngo niyemewe yaribazaga ngo kuba watanga ibyo 900 nibyo byoroshye kurenza uko wabona icyangombwa kikwemerera kubaka nyine ubundi icyangombwa kukibona ngo ni ubuntu da yego ibaza kuba icyangombwa ari ubuntu ugahindukira ukajya gutanga 900 nka ruswa ubuntu ndumva ari ubuntu cyangwa se bikaba ari nk'ibihumbi ariko ntabwo byagera hose ndatekereza ari uko bimeze ni nayo mpamvu leta twagize leta nziza y'umubyeyi idushyiriraho ubwo buryo bwo kugira ngo hari abantu bashinzwe abitwa aba engineer infox ndani katikati bashinzwe gupima ikibanza bakareba ko ubutaka inzu igiye guhagararaho nta namakemwa kuko bwemerewe kubakwa hari ibyaje kuri internet byitwa EPI ujyaho ukahita usacinga kuri Google internet GPT uwozo ugakurura ikibanza kiba gihari ukahita ubireba cyane ibyo abakomisiyoneri baguhereza ati mfite ikibanza tubavuga ati mpereza ka EPI aho ngaho nkwereka mbanze ndebe ubundi naho kubaka cyangwa naho guhinga hagenewe igishanga peti ntuzongere kumbeye uri kubyumva cyangwa se ikibanza n'isabo tujye kukireba cyangwa naho inganda rero ndumva rwose ibyo bintu ni amafuti hakozwe amafuti akomeye cyane kandi amafuti ari mu bayobozi abo bayobozi ari n'abo ba nyiri ibikorwa niko kurane rwangamitse tubibona niko mbibona kuko icyangombwa niba koko kitemewe yego niba agera mu kiramba gutya mukabona nticyemewe yatangiye kubaka gifite yego kuki yahubatse bitemewe ibyo ni icyambere cyo bamaye icyangombwa cyo kuvugurura no gusana inkuta ebyiri ahita ashyiramo etaje ashyiramo ikigo cy'amashuri yego nuko bikaze inkuta ebyiri ahita aterekamo ikigo cy'ishuri iryo si ikosa yego akavuga ko yari yabyemerewe na enjeniyeri w'umurenge enjeniyeri ni igitifu enjeniyeri ni uw'akagari kandi rero yari kunyura ngo kugira ngo wenda arebe ko icyangombwa cyaboneka ahubwo ati nta kibazo twari icyangombwa cyo kuvugurura bizakunda uzubaka naribi pfa kuba abahigi barabahaye 900 ese abahigi baba ari abahe nta bantu ngo bashinzwe abaturage bagutera nashinzwe ngo kuzenguka muri quartier ngo bareba nyine ngo abantu bari kubaka nimba ibyangombwa byuzuye cyangwa se bari kubaka habageneye rero bita abahigi nibo bita abahigi abahigi si babandi bundi mu cyaro b'imbwa baba bafite imbwa abantu bagendana n'imbwa nibyo babandi bariya bagahindura ngo fata abo si bahigi aho ngabo bajya kwishakira inkwavu ubundi tunyamaswa two mu ishyamba turibwa ibintu nk'ibyo nabo bakubitanye n'inkwavu
nabo basigaye bajya guhiga nabo basigaye bajya guhiga bafatisha agakoko bafatisha agakwabo bafatisha agahene mu bundi buryo nako ngako mu bundi buryo yego So, rero ibyo bintu byose buriya ntabwo twapfa kumenya ukuri ngo komeze gute ariko buriya mwana niyo mpamvu dufite ubuyobozi bwiza bugomba gukora akazi kabwo nk'uko gasabwa niyo mpamvu Kerema acumbikiwe mu maboko ye yego impamvu bari abayobozi bamwe ngo na bamwe nabo ngo bafunzwe nicyo nyine bagomba kureba bakayungurura bakashyira bakareba niba ko biraza kugenda niba Kerema ari umwere ntabwo iyi leta ifite kumurenganya yego niba kandi ikindi kintu cy'abanyamakuru mugera ahantu hari kubera igikorwa kiriya mugatangira mugafata amashusho kari akazi k'itangazamakuru nyine aka kazi k'itangazamakuru aho kazi ubundi bazabahaye amakarita badafite amakarita mugashaka uburyo namwe none se wakoze inkuru urabizi ko nta karita afite Ndahiro Valence Papi wakoze inkuru bwa mbere niwe wayikoze ni Ndahiro wayikoze yego ariko nanone reka nkubwire yayi impamvu biriya bintu ngewe ntabyemera ku giti cyanjye ufata amashusho ntabyemera uzi ko ari amashusho ari yaduteza ba Badurama ushingiye kuki Badurama babaye benshi Badurama toze n'umwe hari n'abandi ari mu Bubiligi hano mu Burundi baba bagenda babundabunda mugani bagasuka bitwa ba Badurama babuze amazina tubita ba Badurama yego Badurama babaye benshi Badurama si ngombwa ko dukomeza kuvuga uriya tuzi yego tujya kuri TikTok dusanga uri kuvuga igihugu nabi Badurama tayari Badurama bite ubundi bimeze bite tugishinuriza rero urumva habayeho muri kuduteza ba Badurama benshi ko iyo bari kubona basenya ntabwo umuturage ushobora kumwumvisha ukuntu uri gusenya inzu kabone nubwo yaba ari mu mafuti ariko leta y'ubwayo ibi bibona niyo mpamvu iturebera ejo hazaza niyo mpamvu hari ejo heza bishyiramo udufaranga duke ugagura ukiri umusore ariko mu masaziro yawe ikazagusapotinga muri bya bintu bitaga bike niyo mpamvu iturebera rero ejo hacu hazaza ishobora kuba yararebye ikareba niba hatameze neza hatari impamvu yo kubakwa usanga wenda hazaza umutingito mu mwaka w'2200 ishuri nirivana ritazabwira abantu umunsi umwe imvura izagwa agashyura urukaze muyaga mwinshi amazi aze mu ishuri bihita birangira ibyo bintu leta ibibona mbere hari icyo bita jomeri hari ikintu bita leta ifite cyitwa jomeri urakizi yego kwitegura kikabaza katurebera imbere uko ibintu bizaba bimeze niko bimeze mwana rero twebwe abaturage dutinda kumva pe ni ukuri dutinda kumva kuki inzu igera hejuru hafi yo gusakarwa aho niho ya makosa nakubwiye bataramenya yuko iri kubakwa itari kubakwa ni bya bindi abahigi za ruswa ugasanga ziritikira ariko none izi nizo ngaruka abazaza basenyera uyu muturage wiyubakiye cyangwa uriya yego ntabwo ariko mu gihe wubatse bitemewe n'amategeko ingaruka yaba muri iyi myaka yaba no mu yindi izaza ingaruka zizaza yego kabone nubwo zaba atari za leta imvura ishobora no kugusenyera imvura ishobora no kuzikagusenyera ni nayo mpamvu leta ifata abaturage bari mu manga mu misozi ikabakurayo ikabashyira mu miturire nuko iba yarabonye ko umunsi ndoha izabatwara ikabakurayo mbere ibyo bintu bitaraba yego suri mukuru ntabwo uri kubisobanukira ndiko byumva neza mfura we tuve kuri Kerema we navuga ngo Imana imworohereze ubwo leta yazakora nimba ari mu makosa ahanwe cyangwa se nimba agirwa umwere akaba yari kurwa bose wawe urabaho gute agataha urabaho gute Imana ifite ukira bigenze niyo mpamvu ni no kumasenyo wa Imana yo mwisi n'ijuru worohereze umuvandimwe DC Kerema si we gusa
mushuti wawe ngo Byiringiro Rage ngo abageze uko nguku Amavubi yarayatsinze ucya yibereye ku Gatama abagiye muri za modoka zawe ngo wirirwe ukodesha sinzi aho yari yayikuye bamufashe atwaye ikinyabiziga yisomeye agacupa reka nisabire leta utworohereza abantu bafite amakampani akodesha imodoka twe duhereza umuntu imodoka akayikodesha akayijyana ariko icyiza tukamukoresha konta yego nyamuneka mujye muturebera mudushyiremo imiyaga mushobora gufunga uwo muntu yego ibyo birumvikana ako si nk'imodoka ibiri kuziriki imodoka barayifungaye imodoka barayifunga ahubwo si igihe gitora imeze ngahe uko bigeze ariko ntabwo mbizi ariko imodoka nayo barayifunga yego kuri mudufasha umuntu umuhereza imodoka uyimukodesheje yamara akagenda akanywa iryo shyano yamara kurishyira mu mutwe yamara kumuzengereza ikahita rimwongoza kuza kubareba kandi ikibazo kibera akodesha avuga atigeze atigeze avuga ko ari bumwe izo nzoga kandi mu by'ukuri akodesha iyo modoka atatubwiye ngo ngiye kunywa inzoga cyangwa se ngiye gufatira ishyano yego mutworohereze n'umwuka w'ijana imodoka nshobora kuba narayifashe ari kredi yego sibyo imodoka iyo muyifashe mukayifunga kandi kredi kibara kandi kredi banki itari buvuge ngo uyu muntu nukuri ako kantu mukarebeho pe mukarebeho wenda ahantu bitazajya biba ikibazo ninzajya mba namuhaye imodoka cyangwa n'undi mugenzi wanjye nkamuha imodoka nta kontara wenda dufitanye aho wenda bizajya bigaragara ko ari amanyanga sibyo byose byiza hariho kontara ya kampani umuntu bafashe yasinze yanyoye inzoga basanga nyine afite kontara ya kampani akarekurirwa kampani kazi gatwara imodoka kampani kazi gafata imodoka ikayijyana mu by'ukuri aho ngaho muzaba mutworohereje nuko bisaba nyine bakareba turabibasabye pe ariko nanone ikibazo rero nanone mise ntibaza none se dariyo uyu muntu nagenda ati wenda ninjye bari bufunge imodoka yawe ntabwo bari wifunge bakajya babikora nkana akajya kodesha imodoka agiye kodesha imodoka avuga ngo imodoka n'ubundi nayikodesha niba mfata nasinze ntabwo bari buyifunge iyo akayisiga wenda niba yaranayifunge iyo akayisiga agafata y'undi muntu ngo n'ubundi nibamfata nta kintu biraba bitwaye nanone ako kantu nakibazaho nanone nk'umuturage ni ukurwana nabyo ariko nanone urumva hatabayeho iyo limite bajya bazinywa n'ubundi ubwo buri munsi nimuzifunge ntibazifunge kureba igikwiriye murebe igikwiriye aricyo bakora imagine ko nakubajije ku muntu witwa Byiringiro Rage ugahita wivugira ku modoka mba mfite ubwoba ko mba nzifite ufite ubwoba bw'imodoka zawe mba nzifite nawe urumva mboneraho no kubwira abantu batanywa inzoga bashaka gukodesha imodoka bashaka kugerayo amahoro bivuze ngo rero ugiye kongeramo akantu ko kutanywa inzoga muhamagare 0785 206332 kabiri